hari amagambo abiri akomeza ateza impaka mu bantu bavuga ku bintu by'ubukungu. Buri gihe yo mbivuze wahangaha abantu bavuga ngo ariko se gushora no kwizigamira. Ese aya magambo dukeneye rimwe irindi duturikenere? Ndashaka kugira ngo muri kino kiganiro tuganire gushora n'iki, kwizigamira n'iki, ni ryari kimwe gikenewe, ni ryari byombi bikenewe, ese umuntu abigenza gute, akamaro ka kimwe n'akamaro k'ikindi. Tugiye gutangira ku kintu cyitwa kwizigamira. Kwizigamira ni amafaranga ushira ku ruhande uzakenera mu gihe kitari kinini. Kwizigamira ni amafaranga ukenera ushira ku ruhande uzakenera mu gihe kitari icya kera cyane. Urebye abantu bavuga ko amafaranga uzakenera bitarenze nibura imyaka 2. Ayo ngayo ushaka kuyizigamira. Kera twari tuzi ko ababyeyi bacu bizigamiraga mu rugo. Ayo mafaranga bakaba bayashira munsi y'igitanda, abamwe bakayashira mu myenda, abandi bakayashira aho amabanki yaziye kuyashira ku mabanki. Iyo dutekereje kwizigamira rero, kubera ko abantu bamaze gusobanukirwa ikintu cyitwa inflation, aho amafaranga agenda agatakaza agaciro, ko imbaraga z'ikintu yakugurira, abantu batangira kumva ko kwizigamira bitari ngombwa. Ubu ngubu mu minsi ishize murabizi ko ikintu cyitwa inflation, amafaranga yatakaje agaciro. Mwarabibonye ko BNL yabivuzeho hafi kuri 9%. Kubera icyo kintu rero cyashize abantu umutima utameze neza yo bumvishije kwizigamira. Tuvuze ko tugiye gutanga urugero, umuntu ufite 100,000 wishurwa 100,000. Iyo umuntu avuze ngo buri kwezi nzajya mfata amafaranga 20,000, murabyibuka cya kiganiro twavuze cya 50, 30 na 20. Tuvuge ngo uyu muntu afashe 20,000 abishyize ku ruhande. Icya mbere yenda hari ikintu ashaka kuzagura mu minsi iza, akaba ayabitse. Murabizi abantu ko bamwe bari abanyabiraka, abanyakabyizi n'abandi uko wabyita kose. Umuntu ashaka kuvuga ngo ndashaka kugira ngo aya mafaranga shobora kwishura ubukode mu minsi iza, kandi amafaranga sinyabonera rimwe. Amafaranga akaba ayishyize ku ruhande kugira ngo, murabizi ko amafaranga udafashe ako kanya hari igihe uyabura mu by'ukuri. Akavuga ngo ya mafaranga ngiye kujya yenda nsebingaho 10,000 kugira ngo nzishure bwa bukode bw'ibihumbi 30 cyangwa 40 urugero ukwezi kugeze, sibyo? Umuntu ashobora kuvuga ngo mfite abanyeshuri bose bazagendera rimwe, mfite abanyeshuri 2, 3, 4. Avuga ngo amafaranga ngiye kuzajya nyeshira kuri konti igihe gitoya, buri kwezi nshireho, kuko hari amashuri atemera ko utangira kwishura mbere y'uko igihembwe kigera. Ukaba wavuga ngo amafaranga y'ishuri ngiye kuyashira ku ruhande kugira ngo nangire nishure gake kugira ngo nyashira ku ruhande kugira ngo nzashobore kuyishura igihembwe nigitangira. Ubwo murumva ko ari uburyo bumwe umuntu ashobora kwizigamira. Mu minsi ishize navuze ku kintu cyitwa emergency fund. Iyo emergency fund mvuga ko ngira ngo nzagire ikiganiro cya emergency fund n'uburyo ushobora kuyizamura, mvuge n'ikindi cyitwa sinking fund. Ariko ndeka mbanze kumbabwire kuri emergency fund bijyanye no kwizigamira. Murabizi ko twavuze ko ubundi umuntu yakabaye afite amafaranga ashobora kumugoboka hagize ikintu gishobora kumubaho. Ni ukuvuga ngo umwana ararwaye, niba ufite imodoka igize ikintu kibaho, aho kugira ngo ujye mu madeni hakaba hari amafaranga nibura ari ku ruhande. Murabizi ko muri minsi ishize ibintu bya Trump murabizi byabayeho. Hari abantu benshi batakaje akazi kandi bari basanzwe babayeho mu buzima buri hejuru. Umwana yenda yiga Green Hills, yiga Kicks, yiga hariho hose yarashoboye icyo gihe. Aya mafaranga yitwa emergency fund bavuga ko nibura wakabaye uyizigamira amezi 3 cyangwa amezi 6 y'amafaranga yose ukoresha ku kwezi, kugira ngo uramutse ugize ikibazo kimeze nk'uko nguko ushobore kuba wagira igihe cyo gushakisha akazi cyangwa kuba wabona ikindi kintu waba ukora mu gihe utarabona akazi wifuza. Nibaza ko kwizigamira mu byumvishije amafaranga ushira ku ruhande kugira ngo azagufashe mu gihe kizaza cyangwa azakugoboke mu gihe hazaba hari ikibazo cy'ugutunguye. Tujye no kuvuga ku kintu cyitwa gushora. Gushora nabwo ni amafaranga ushira ku ruhande
mu kintu cyangwa muri wowe bigamije kugira ngo ayo mafaranga azabyare ayandi bishobashe kukubyarira umusaruro wo twakwita ubukire. Sibyo? Mu kiganiro cyashize icyumweru gishize ngira ngo navuze ko ushobora kwishoramo. Ubwo ni uburyo bumwe. Ni ukuvuga ngo ukafata yenda niba uri umunyamushahara ukavuga ngo reka ngende nigigishe umwuga runaka kugira ngo uwo mwuga mu minsi iza uzabashe kushobora kuba wamesha amafaranga nashobora kubona ubungubu. Ubwo ni uburyo bumwe. Ariko ushobora no gushora mu bintu bitandukanye. Mu minsi ishize twavuze ku kintu cyitwa stocks na bonds. Turi kumwe hano na Diane wa BK Capital. Yatubwiye uburyo ushobora kugenda ukagura imigabane mu kigo runaka utanga amafaranga ayushoboye rimwe mu kwezi. Yatubwiye ko aguka kushobora kubasha gutanga amafaranga rimwe mu kwezi cyangwa biriya bya stocks ukaba wagura rimwe na rimwe bitewe n'ubushobozi bwawe. Muzi ibintu nk'ibibanza, muzi ibintu nka businesses, muzi ibintu byose bya bintu dutekereza gushoramo. Ariko tukwibwije ukuri birumvikana ko gushora ari byo byakugeza hahandi aho ubukire twifuza buri, building wealth. Ariko se ndashaka kugira ngo nibaze, ni ryari ukoresha kimwe, ni ryari ukoresha ikindi, ni ryari ubivanga? Birumvikana iyo utangiye gushora utarabasha kubona ya mafaranga yo kwizigamira ku ruhande, hari igihe ikintu kimwe gishobora kukubaho, ukaba warwaza umubyeyi, ukaba wananirwa kwishura ubukode, bikaba bitumye ujya mu madeni kuko wibuka ko amafaranga yo gushora atari ya mafaranga ushobora kuba wa accessinga igihe cyose wifuza. So ni byiza cyane mu gihe cyose ku mafaranga yawe hagomba kuba hari amafaranga ajya ku ruhande ushobora kuba wa accessinga byihutirwa bibaye ngombwa, nibura iminsi itarenze 2 ukaba uyagezeho. Niyo mpamvu mu minsi ishize ku kiganiro mwashobora kuba mwandebye kuri TikTok navuze ku bintu byitwa tunzi, aho ushobora kubika amafaranga yawe ariko ukayabona nyuma nibura y'amasaha 48. Ndashaka kugira ngo nange urugero kugira ngo mubyumve. Ndashaka kugira ngo wumve nibura ufite urubuto, witekereza urubuto rwose ushaka. Ngiye gukoresha urubuto rwa pome. Tuvuge ngo ufite pome 10. Ugavanamo pome imwe ukayibika hahandi hakonja cyane, freezer, kugira ngo igihe uzaba zino pome zishize uzaba wabasha kugenda muri freezer niba ushaka gukoramo ikintu cyangwa ushaka kurya ya pome ubashe kuyirya igihe cyose ushoboye. Ariko ufate uko niko kwizigamira. Fata ya pome uvuge ngo noneho ngiye kwishira mu butaka nyikuze, sibyo, kugira ngo ibyare izindi. Birumvikana ko igihe bitwara kugira ngo wizigamire nagari cyo bitwara kugira ngo ushore. Ushobora gushora hanyuma bikazafata igihe, ariko nkuko rwa rubuto rurimo kugenda rukura bizagufasha kugira ngo noneho vaneho pome 20, 30 kandi igihe kinini. Hari ibintu rero tujya twibesha ukavuga ngo kubera ko ngewe nafite amafaranga ahagije ntago nzigira nshora. Twagiye tubonera rimwe ko hari ikintu cyitwa compounding. No kuvuga ngo amafaranga uko agenda akubyarira inyungu, noneho ubutaha ya nyungu nayo akabyara inyungu, ikabyara inyungu. Rero umuntu ufite amafaranga 10,000 ashobora kuyashora akazunguka kurusha wa wundi utegereje kugira ngo azabone 100,000 ashore nyuma y'imyaka 2. Ni ryari ukora gushora? N'ubu ngubu. Ni ryari ukora kwizigamira? N'ubu ngubu. Kuko twurebeye rimwe ko iyo utizigamiye, iyo hagize ikintu kikutungura biragoranye kugira ngo ukivanemo. Ariko uburyo bwonyine ushobora kuzamura amafaranga ku buryo ushobora kuzamura bukire ni ugushora. Rero byombi turabikeneye, bibaye ngombwa nuko byombi wabikora kandi ugatangira kubikora ubu ngubu. Ese ndashaka kugira ngo ni mbabazi, ni iki kikorohera? Ni ihe systeme washizeho? Nje mu bintu bimwe ndimo gukora no kuvuga ngo nashizeho systeme ku buryo amafaranga mbona niba ari ukwizigamira ahita agenda
ataragira mu mufuka, kuko amafaranga yabaze kugera mu mufuka w'abandi biba bigoranye kugira ngo uzayakoreshe icyo wifuza. Tangira ukoreshe nuza automation, amafaranga akuveho. Niba wavuze ngo ngiye kuzajya nizigamira 50,000 mbishyire mu kigo runaka, twagiye tuvuga ibintu bya RNI, twagiye tuvugana n'ibigo bitandukanye, cyane cyane bankurikije kuva kuri TikTok na Facebook. Niba amafaranga ugiye kuyatangira kwizigamira, reka gende, reka kuba uvuga ngo ibintu byose ninangira nibimara kubibona nibwo nzatangira kwizigamira. Aho ngaho bizaba bigiye kukugora. Niba ugiye no gushora, igihe uvuge ngo nyuma y'iminsi iyi ngiyi, nyuma y'amezi ayangaya, ushobora kuvuga ngiye hari ibintu najyaga nkora, nkavuga ngo ngiye kwizigamira umwaka, nyuma y'umwaka amafaranga nzaba ngejeje none yose nyashore. Nibyo byose ushobora kubikora, sibyo? Kugira ngo ubuzima bwawe ube ushobora kugira ngo uvuge ngo nyuma y'iki gihe bizagenda gute. Amafaranga utahaye gahunda, umva, nibwo ubona telefone ya runaka, nibwo ubona ikibazo kitari na ngombwa cyane ugikemuye. Amafaranga wahaye gahunda niyo ashobora kukubyarira akamaro gakomeye. Ndashaka kugira ngo namwe muduhe ibitekerezo y'uburyo mubikora. Ese mwege mwizigamira mute? Hari ikintu urimo kwizigamira ushaka kugira ngo ugereho? Njyewe nagiye mbabwira ibintu ndimo kugerageza kugira ngo nkore. Hari ibyo ndimo gukora mu gushora. Ushobora gushora uburyo buri passive, ubwo twagiye tuganiraho. Ese urimo gushora uburyo buri passive, nabwiye ko ushobora kugenda ugafatanya n'inshuti. Hari niba nabyita ibimina, ndimo n'abantu batandukanye nka famille, ako n'abavandimwe n'abashuti bandi, kugira ngo dutangire dushire amafaranga hamwe, tubashe gushorera hamwe. Kuko hari igihe amafaranga agananira nakugwira, ako gashakisha abandi bagenzi bawe kugira ngo muyashire hamwe, mubashe gushora mu kintu runaka igihe kizaza. Mwege murimo kubigenza gute? Reka tuganire kuri ibi bintu, kuko bituma dutera amahane mu by'ukuri, ariko mubyumvishe ko aya magambo uko ari abiri yombe turayakeneye. Nibwo buryo bwonyine twa buildinga amafaranga azatuma wigoboka n'igihe bibaye ngombwa. Bifurije gutera imbere no kugubwa neza naho butaha.